turi kumwe hano muhagarariye abandi benshi babyeyi batumirwa batandukanye mwaje kwitabira no muhango wo gutangaza ku mugaragaro ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Tubahaye ikaze. Ndagira rero ngo ntatinze mbagezeho umusaruro w'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye, mbabwira ko uyu mwaka twari dufite abakandida bose muri rusange biyandikishije gukora ibi bizamini bya leta 1,616,418. Muri abo banyeshuri 418, muri abo banyeshuri biyandikishije gukora ibizamini bya leta 1,679 nibo babashije gukora ibizamini. Hanyuma muri abo muri rusange ufasha abanyeshuri bose bakoze ibizamini bya leta mu byiciro bitandukanye ndibuze kubigarukaho nyuma, nuko 89.1% babashije gutsinda, babashije kugera ku gipimo ngenderwaho ari cyo cy'amanota 50%. Muri abo banyeshuri rero urebye abanyeshuri b'abakobwa bose bakoze ikizamini cya leta 85.5 muri bo baratsinze. Noneho urebye abahungu bose bakoze ikizamini cya leta 93.5 baratsinze. Tugiye rero uko byifashe mu turere dutandukanye, aha ndagira ngo mbabwire ko iyi mibare uko twayibaze ni ugufata abanyeshuri bose bo mu karere runaka barangije umwaka wa gatandatu, baba biga uburezi rusange, tekinike, imyuga n'ubumenyingiro cyangwa se amasomo mbonezamwuga, bose tubafashe mu karere runaka ababashije gutsinda ni bangahe. Nk'uko rero mubibona, murabona ko Kayonza, Kirehe, Rulindo na Ngoma ndetse na Nyamasheke ni uturere twakoze neza cyane. Hanyuma hakaza n'utundi turere nubwo twaje inyuma ku rutonde, ariko murabona ko naho ntabwo byifashe nabi cyane, nubwo mu by'ukuri imitsindire iramutse yiyongereye byagenda neza. Murareba nka Kamonyi, Nyarugenge na Gatsibo ni hejuru ya 80%. Imitsindire naho mu by'ukuri ntabwo imeze nabi cyane. Reka rero tujye muri buri cyiciro, dutangirane n'abanyeshuri barangije mu burezi rusange, aho abari biyandikishije bari abakandida 61,942, muri bo 51,667 baratsinze, bikaba bingana na 83.8%. Noneho wareba abahungu bose bakoze ikizamini 89.8% muri bo baratsinze. Hanyuma abakobwa bose bakoze ikizamini mu burezi rusange 79.8% baratsinze. Aha rero twagira ngo tugaragaze uko tugereranije n'umwaka ushize ese imitsindire yifashite. Uko mubibona, ndagira ngo wenda twibande kuri biriya bice bibiri uko mubireba. Hari ikiri mu ibara ry'icyatsi n'ikindi kiri mu ibara ry'umweru. Urebye imibare abanyeshuri kuva hagati ya 0 na 50 yagiye igabanuka. Ni ukuvuga abanyeshuri bagira amanota makeya, mu by'ukuri usanga baragiye bagabanuka, bivuga ngo bagiye bajya mu cyiciro cyo hejuru. Aha wenda natanga nk'urugero rumwe gusa, nk'abanyeshuri umwaka ushize bagize hagati ya 30 na 40 bari 5,463, ariko uyu mwaka baragabanutse baba 1,785. Ariko wajya mu kindi cyiciro hari ibara ry'icyatsi ndetse ari nako tirabatsinze, urabona ko imibare mu by'ukuri yagiye yiyongera. Tugiye rero mu byigwa abanyeshuri byo biga,
aba barangije mu burezi rusange mu by'ukuri urebye impuzamasomo bari bafite wazibumbira mu byiciro bitatu ari byo siyanse, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Mukaba mubona ko abiga ubumenyamuntu ari bo batsinze ku kigero cyo hejuru, kuko abanyeshuri bose bigaga muri icyo cyiciro batsinze ku kigero cya 90.78, hanyuma abiga siyanse batsinda ku kigero cya 81.45, abiga indimi batsinda kuri 86%. Tugiye mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, uyu mwaka abakandida biyandikishije bari 36,254, muri bo 35,393 nibo batsinze, bikaba bingana na 98%. Twareba imitsindire mu bakobwa n'abahungu, mu bahungu bose bakoze 98% baratsinze, hanyuma abakobwa 97.7% baratsinda. Aha naho uramutse ugereranije nk'uko nabivuze mbere, urabona mu by'ukuri umujyo n'umwe, aho abanyeshuri bagira amanota make cyane hagati ya 0 na 50 ugereranije n'umwaka ushize bagabanutse, ahubwo guhera kuri 50 gusubiza hejuru ukaba ubona baragiye biyongera. Tuye rero uko batsinze mu byiciro bitandukanye, amashuri ya tekinike mu n'ubumenyingiro arimo ibyiciro bitandukanye. Murabona ko naho bakoze neza, ndetse nk'abiga ubuhinzi 99%, ukaba ubona ko mu byiciro byose hejuru ya 95% abanyeshuri batsinze muri ibyiciro bitandukanye bigize amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Tugiye mu masomo mbonezamwuga, hatugiramo abiga afasha b'abaganga, hakazamo abiga ibaruramari ndetse n'inderabarezi. Aha rero naho murabona ko twari dufite 8,422 biyandikishije gukora ikizamini, muri bo 7,349 baratsinze, bikaba bingana 89.8%. Aha naho abahungu bakoze bose 33.3% baratsinze, mu bakobwa bose bakoze 88.1% baratsinze. Aha ni ugereranije nuko twabivuze mbere. Aha tureba uburyo amanota agiye akwirakwira mu byiciro bitandukanye kuva kuri 0 kugeza ku 10 ugakomeza. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze mbere, muri kiriya cyiciro cyaha abanyeshuri bagira amanota make ugereranije n'umwaka ushize bagiye bagabanuka cyane, ahubwo bakiyongera uhereye kuri 50 gusubiza hejuru. Aha naho ni kimwe, ni Associate Nursing Program, ndetse no muri accounting. Iyo wenda hano murabona ko ibaruramari ntabwo twagereranije ibyavuye mu bizamini bya leta by'uyu mwaka n'iby'umwaka ushize, kubera ko integanyanyigisho y'abanyeshuri biga ibaruramari ni nshya. Ni ukuvuga batangiye kuyiga bamaze imyaka 3, ntabwo rero wayigereranya n'iby'umwaka ushize kuko ntabwo integanyanyigisho yari imwe. Niyo mpamvu ho mubona hari igice gusa cyo muri 2025 cy'uyu mwaka. Twihuse, murazi ko buri gihe iyo twatangaje amanota y'ibizamini bya leta, mu by'ukuri tunagerageza kureba abanyeshuri bakoze neza. Uyu mwaka rero turareba mu byiciro bitandukanye, aho mu burezi rusange abiga imibare na siyanse, umunyeshuri wakoze neza wahize abandi bose yitwa Arengerwe Merci Alliance, akaba yiga kuri Cornerstone Leadership Academy, akaba ari ishuri ryo muri Rwamagana, yagize amanota 96.6. Hanyuma mu bumenyamuntu Kagemana Jean Lambert wiga kuri ES Cyabingo muri Gakenke, niwe wahize abandi muri icyo cyiciro agira 95.7. Mu ndimi
Mugishabayo Jennifer wo kuri Collège de Christ Roi Nyanza abari uhiga abandi agira 93 n'ibice 49. Tugiye mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro harimo Iradukunda Fabrice, harimo ibyiciro bitandukanye, hakaza Shimiyimana Hakim kuri TSS, Ashimwe Philibert Nelly Gicumbi TSS, Ashimwe Philippe Nelly kuri Gicumbi TSS, Muganza Samantha MIPC, hakaza Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy, Irakoze Delice Kisaro TSS, Twatsi Jean Vianney Serora Dogaseke TSS School, hakaza Bisetsiyaremye Obed Apena muri Kirehe, Twizeyimana Patrick GS Gasetsa, bose bakaba baragize hejuru y'amanota 91%. Twajya rero mu masomo mboneza mwuga, aho muri Associate Nursing Program wahize abandi ni Gitangaza Raban GS Gahini, hanyuma muri Baruramari wahize abandi ni Singizwe Fraterine Eyave Ntendezi. Muri mu nderabarezi naho dufitemo abanyeshuri 4 bahize abandi bitewe n'ibyiciro biga, hakaba harimo Hategekimana Diodone Nyamata TSS, Nyamata TTC bambabarira, Shimiyimana Emmanuel ENP TTC Kirambo, dufite Umukiza Celestin TTC Muramba, hanyuma na Twagira Umukiza Olivier TTC Matimba. Nyakubahwa Minister, abanyakubahwa muteraniye aha n'abashyitsi turi kumwe, ibyo nibyo byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka. Murakoze cyane.